Igitondo cyiza tubaha ikaze cyane muri kiganiro cyacu Romate nk'uko bisanzwe kandi twishimira gusangira namwe ijambo ry'Imana. Twizere ko aho muherereye hose mumeze neza, ko muguwe neza kandi ko Kristo akomeje kubarindisha ukuboko kwe gukomeye. Ubuntu n'amahoro Kristo atanga bibane na mwese, abadukunda kandi abadukurikira aho muherereye hose, mu mirimo yanyu, mu duce dutandukanye, Kristo akomeze kubagirira neza. Reka dufatanyirize hamwe gusenga muri iki gitondo dushima Imana ko turamutse amahoro, tuvuga ngo dawe wagize neza, wakoze kuduha impano y'ubuzima kugira ngo tuguhimbaze, kugira ngo tugukorere. Mwami Yesu turagushima cyane muri iki gitondo cy'umugisha uduhaye, turakunezerewe kuri umwami wacu kandi umukiza w'ubugingo bwacu, habwa icyubahiro. Iki gitondo tugusabye ubuntu n'amahoro byawe kugira ngo bize bitware mu mitima yacu, imitima yacu ibashe gusabana nawe, tubashe kugendana nawe, tubashe gukorana nawe, tubashe kumvira ubushake bwawe. Kuri wowe bidafite umumaro byose mu bugingo bwacu, kugira ngo tubashe kuguhesha icyubahiro, uganire natwe muri iri jambo, tubone amahoro aturuka kuri wowe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Umunsi mwiza, un bon matin à tout le monde, tubahaye ikaze muri kiganiro cyacu le matin, kandi twishimira uburyo mukomeje kubana natwe. Turanezerwa iyo tubona mukurikira ubutumwa bwiza hamwe natwe, kandi dushima Imana ko muri mu ruhande rwiza mwatoranije neza. Turimo turasoma amagambo magufiya cyane ari mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice byawo 14 umurongo wa 14. Yohana ibice byawo 14 umurongo wa 14 aravuga ngo nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Haleluya. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Iyi niryo jambo nifuza gusengeramo. Ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi, ahubwo ndashaka gusengera muri uku kwizera. Haleluya. Ushize ndabigishaho kwizera. Kwizera ni ukwishingikiriza ku byo Imana yavuze mu ijambo ryayo, ukabyatura ukabyizera ko ari ukuri, hanyuma bikaba ari ukuri koko. Niyo mpamvu rimwe na rimwe usanga dusenga amagambo yacu menshi ariko ntituyapuye mu kukwizera. Kwizera ni ijambo ry'Imana, ibyo Imana yavuze niko kwizera. Nanjye ngiye gusengera muri iri jambo muri iki gitondo ritubwiye ngo nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Hanyuma nsengere abarwayi, nsengere abadafite akazi, nsengere abakeneye amaporomosiyo, nsengere abafite ibibazo bindi by'ubuzima butandukanye, kugira ngo Imana ibikore, kuko bitubwiye ngo nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. If you shall ask anything in my name, I will do it. If you shall ask anything in my name, I will do it. Reka rero dufatanyirize hamwe gusenga Imana, dufatanyirize hamwe wowe unkurikiye, usengere muri iri jambo, usengere ikibazo ufite, usengere ibintu runaka, situation z'ubuzima runaka wifuza ko zihinduka, hanyuma Uwiteka aramanukira kutwumva no kudutabara. Ndasengera abarwayi, ndakomeza gusengera uwacu Adolphe, Imana irimo izura mu bitaro hariya i Kanombe, yo gusengera muri iki gitondo cy'umugisha. Ndasengera kandi n'abandi barwayi, umusisita Gigi n'abandi bashobora kuba bafite ibibazo by'ubuzima bitandukanye, abo turabasengera. Hari abakeneye situation y'ubuzima guhinduka, financial situation, bakeneye imirimo ituma babasha kubona ibitunga ubuzima bwabo, abana babo bakajya mu mashuri, nabo bakabasha kwibeshaho. Ngo turabasengera kuko tuzi neza ko ijambo ritubwiye ngo nimugira icyo musaba mu izina ryanjye nzakibaha. Reka nsenge. Mwami Yesu ndagushima cyane muri iki gitondo cy'umugisha, ko ijambo ryawe ritubwiye ngo nitugira icyo tugusaba mu izina ryawe, data uzakiduha. Uyu munsi duciye bugufi cyane, duciye bugufi muri iki gitondo cy'umugisha kugira ngo nongere gusabira uwacu Adolphe nibishaka urwaye uri mu bitaro i Kanombe. Turagushimira cyane ko wamuzuye, kuko hari igihe twari turi muri situation udashobora kumva uburyo ameze, kuko atabasha kuvuga kubera ko yari muri eta asa nkaho rwose byarangiye. Ariko ushimwe ko wamuzuye, ushimwe ko wongeye kumuha ubuzima, ushimwe ko wongeye kumuha ibyiringiro, ushimwe ko wongeye kumuha kuvuga, akabumbura akanwa ke akamenya abantu, kongera ukagarura memwari ye ikaba live. Uhabwa icyubahiro, turagushimye, turagusinga cyane data mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo operation baza gukora uyu munsi ize kugenda neza. Turabigusabye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubikore iyakozwe mbere igufwa uryunge ribe rizima burundu, igiye gukorwa uyu munsi nabyo data turagusaba kugira ngo buri detail yose abaganga baza kunyuramo, buri nzira yose, process yose banyuramo, kugira ngo babashe kumubagarira gufwa bigene neza, ubikorere kwesha icyubahiro.
umuhe umugisha. Adolphe akugireho umugisha, maze abaganga be kugira ereri n'imwe bakora kubw'uburangare, ahubwo bafatanyiriza hamwe babikore kubw'icyubahiro cyawe, kandi bashime izina ryawe ko bakoze umurimo mwiza bawukorera ku mukozi wawe Adolphe nibishaka. Umuzuru umukangure, amagufa yakize vuba mu izina rya Yesu Kristo, umuhe recovery iri quick mu izina rya Yesu Kristo, brain ye ibe very strong and smart, ubwonko bwe bukomeze kuba buzima kandi bukomeze guprocessinga information neza, urutirigongo rwe moelle piniere, urutirigongo rwe ndetse n'imisokoro ye yose ibe mizima mu izina rya Yesu Kristo. Turasaba kugira ingingo ze kugira paralize izamukamo mu izina rya Yesu Kristo, abe muzima, abe muzima, urwungano ngogozi rwe rube ruzima, urwungano rw'amaraso, urwungano rw'ubuhumekero mu izina rya Yesu Kristo, urwungano rw'inkari, inzungano ze zose zibe nzima mu izina rya Yesu Kristo. Urutirigongo rwe ndetse na skeleton ye, igikanka cye cyose kibe kizima, amagufa yose abe muzima mu izina rya Yesu Kristo, ubona amahoro utanga bimubeho mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ko dusengera na Sister Gigi urwaye muri iki gitondo kugira ngo umukore wo ku mugongo we abe muzima mu izina rya Yesu Kristo, ingingo ze zose zibe nzima, ingingo ze zose zibe nzima, izigaragara inyuma, izirimo imbere mu mubiri, zose zibe nzima mu izina rya Yesu Kristo. Mu buzima bwiza abe muzima, igikundiro cye n'ubuntu bwawe bimubeho, akugireho impuhwe rwose mu izina rya Yesu Kristo, umuhe ibyiza umuteganyiriza, umuhe ibyiza atari akwiriye, umuntu bwawe bumubeho mu izina rya Yesu Kristo, umusipeyaringe ibibi yari akwiriye, abone ubona amahoro byawe mu izina rya Yesu Kristo. Turamusengeraho kugira ngo ugabanye ububabare bwose mu mubiri, ugabanye ububabare bwose burimo gutuma atabasha gukora imirimo ye ya buri munsi, abone ikimigisha yawe. Kandi data, ndasengera n'abandi bana bose bafite ibibazo by'ubuzima butandukanye barimo barwara nabyo, ndasengera aba Sister Vanessa, ndasengera ba Fina, ndasengera n'abandi bose bako turimo duciriritse data, kugira ngo ubagirire neza, ubaremere urukundo, ubaremere ubuntu, ubaremere amahoro, icyubahiro cye kibabeho mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndasengera abagozafu bose aho baherereye, ndasengera barimo bategura ubukwe mariage, ndasengera Sister Rachel, ndasengera Sister Benoit, ndasengera abandi bana ntibuka amazina yabo neza ariko barimo bategura ubukwe bwabo, harimo umwana w'umukobwa urimo utegura ubukwe buzabera i Rubavu, harimo Nadina, harimo Sister Expert wacu Alice, abo bose turabasengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubaremere ibihe byiza by'umunezero, ubahe ibyo bagukeneyeho mu izina rya Yesu Kristo, ubahe umugisha wawe, iby'ingiro byawe babeho, be kugira icyo bakena. Turabasengera cyane kugira ngo n'amahoro utanga bizabe muri urwo rugo rwabo, he kugira igishyika gituruka mu itegura ry'ubukwe, ariko icyo dusengera kuruta byose ni ukugira ngo igihe bazaba bamaze kubana bari mu ngo zabo mu izina rya Yesu Kristo, bazubaka imiryango ikunezeza kugira ngo babane akaramata nk'uko bazabisezerana. Kandi turasenga cyane kugira ngo uyu mwero wacu w'amashimwe uzatubere umwero w'umugisha mu izina rya Yesu Kristo, tubere umwero wo gusabana ikirogoya yose, ukureho ikirogoya yose y'umwanzi yabasha kwitambika mu buryo butuma tutabasha gukora uyu mwerero. Urabizi ko imitima yacu iri mizima, imitima yacu irakeye, nta migambi mibi turimo, nta kintu kibi twifuza gukora, ahubwo turifuza kugira ngo dusabane nawe, tukuramye, tuguhimbaze, kandi tukwereke ko tunejejwe n'uburyo wabanye natwe muri uyu mwaka. Ducire inzira rero data, duha ubushobozi, duha amafaranga, turinde impanuka, turinde uburwayi, ikintu cyose cyatuma data iyi fellowship ya Thanksgiving itabasha kubaho, uyu mwiherero, iyi retreat yacu y'iminsi irenga 2 turi kumwe, turi imbere yawe data, icyatuma cyose itabaho gikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Gendana natwe rero, abagukeneye ubufasha bose ubagire neza mu nzego zitandukanye, bakeneye kubaha breakthrough bakabona akazi, ubagire neza. Turagushimira kuba wahaye akazi muri uyu mwaka, turagushimira kubwa Sister Aganze wakijije, ukomeze kumugira neza no kumushoboza, kandi muri karakazi arimo umuhe igikundiro cyawe, abone kimwe cy'umugisha bwawe n'amahoro utanga bimubeho mu izina rya Yesu Kristo, abone ukuboko kwawe, abone imbaraga zawe, abone ubuntu bwawe umuganze rwose, kandi agirire igikundiro na favor ku bakoresha be, kugira ngo mu gihe gikwiriye azabone n'akazi kari permanent mu buryo butuma akomeza guhesha izina ryawe icyubahiro. Umushakirira akazi karemetse kandi igikundiro cya kimuntu. Turagushimira bwa Sister Mico, ukomeze kumujyana neza muri opportunity nshyashya agiye kwinjiramo, igikundiro cyawe kimubeho mu izina rya Yesu Kristo, azagire imbaraga zo kubikora neza, azagirira igikundiro ku bakoresha be
yawe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uko niko dusengera Sister Diane uri hirya mu gihugu cya kure cya Oman, ukomeze kumugirira neza, ukomeze kumwitaho, ubuntu bwawe bukomeze kumubaho, umurinde kuyobagurika, umurinde kuba umunebwe, umurinde gukora udufuti dushobora gutuma atabasha gufokasinga ku nshingano wamuhaye kugira ngo agire umugisha ku bakoresha. Ube hamwe nawe rero kandi umugirire neza, umwiteho mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera mu izina rya Yesu Kristo Sister mushiki wacu Mama Jovial, aho ari hose hari situation y'ubuzima arimo, hari ibibazo arimo akemura handling. Turasanga kugira ngo ibyo bibazo byose ubihandling mu buryo butuma hataba damages izo arizo zose. Hamwe n'umuryango we bakomeze guhimbaza, bakomeze kugiriraho igikundiro hamwe n'umuryango we, ubuntu bwawe bubabeho mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ikirenze kuri ibyo, Mama Jovial umucisha inzira nawe abona akazi, abona icyo gukora mu buryo butuma akomeza gukoresha icyubahiro mu mirimo ye ya buri munsi. Ndasengera kandi Brother Kamanzi Eugene, kontra afite mu kazi ke irimo iragenda isoza, ndashaka kujya muri transition abone undi murimo akora mu izina rya Yesu Kristo. Kimwe cy'imigisha yawe kimubeho mu izina rya Yesu Kristo, kandi uca inzira zikomeye. Ndasengera Sister Josiane Yamuremye wakoze impanuka, kugira ngo umurinde kandi umukomeze mu mubiri abe muzima mu izina rya Yesu Kristo, kandi umushumbushe abone telefone. Sister Josiane Umulisa nawe ukeneye transfer mu izina rya Yesu, ndategeka kuko watubwiye ngo nimugira icyo musaba mu izina ryanjye nzakibaha, ndategeka kugira ngo umuhe transfer, umuvane aho ari umujyane ahandi kubw'icyubahiro cyawe. Ndasengera abaguzafu bose bakeneye permis de conduire, bamaze igihe bazishakisha barazibuze, n'abataratangira iyo exercice kandi bazishaka mu mutima, kugira ngo ubahe ubutwaro, ubahe ubushake, ubahe courage yo gutangira kubikora no gushyiramo umwete, kandi uzibahe kuko ari wowe ubasha kuzisinya kandi ukazitanga kubw'ineza yawe. Ndasengera agahungu kacu Aime karwaye, bakamaze iminsi bagorora amagufa, kugira ngo amagufa yagorore neza mu izina rya Yesu Kristo, abashe gutambuka n'umwaka utaha azabashe kujya mu ishuri mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera kandi umubyeyi wacu umubyeyi wa Sister Stephanie ndetse na Adrien umaze igihe arwaye, kugira ngo umuhe recovery yihuse, abe muzima mu izina rya Yesu Kristo. Ingingo zibabara, imitsi ibabara yenda kuba paralize, uyigorore abe muzima mu izina rya Yesu Kristo, kandi imbaraga zose z'imyuka mibi zikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera abantu bose abashomeri bari hagati muri twebwe, kugira ngo ubabumbure amaso babone opportunities, kandi muri izo opportunities data ubacira inzira, ubuntu bwawe n'amahoro byawe data bibakurikire, maze bagire faveur imbere yawe. Abakeneye promotion mu kazi bose turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo imbaraga yawe ibe ariyo ibaherekeza, ibasunike, ibazamure, batereke ku zindi ntebe batigeze bicaraho mbere. Igikundiro cyawe kibabeho. Turasengera abacu bari mu bihugu bitandukanye by'amahanga, kugira ngo ukomeze kuba umutekano, baba amahoro. Turasengera John Manishimwe, turasengera Job kubw'Imana, turasengera Sister Sarah, turasengera famille Samuel aho bari hose muri Zambia. Data ndasaba kugira ngo ubagire neza, igikundiro cyawe kibabeho, amahoro yawe atwikire, babone kimwe cy'imigisha yawe, ubuntu bwawe bubabeho mu izina rya Yesu Kristo. Data dushobora kuba tutabashe exhaustinga ibibazo byose biri hagati muri twebwe tubisengere, ariko nzi ko hari abantu benshi bagukeneyeho, bafite amaprojet, bafite amaplans atandukanye bifuza kugeraho. Faveur yawe ibabeho, uhe uburinzi ibyacu n'abacu, abana bacu, imiryango yacu ikubonereho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Abatubana nabo, abo tugendana nabo, abo dukorana nabo bakubonereho umugisha, kuko turi abanyamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Igikundiro cyawe kitubeho, ubuntu bwawe budukavaringe, ubwiza bwawe butubeho iminsi yo kubaho kwacu yose. Abatubona batubonemo Yesu, abatubona batubonemo igikundiro cyawe. Gendane natwe uyu munsi, tukubonereho umugisha, uturinde uburwayi bwose ubututumba mu mibiri yacu, udukize, uduhe ingingo nzima, tubone amahoro aturuka kuri wowe. Gendane natwe rero, kandi ubone amahoro utange baye natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Mugire umunsi mwiza, Yesu abanezeze, kandi amahoro ye atwara mu mitima yanyu, kandi mwizere kwakira ibitangazo bituruka mu isengesho uyu munsi. Amen, amen. Mugire umunsi mwiza.